Nanone nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV ku makuru ya mining zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nk'uko mubibona ndi muri dashboard za mining ya B network. Mining ya B network ni mining yaje ikurikiranye na mining ya P network kubera ko P network yatangiye kuraninga muri 2019, hanyuma B network nayo izikurikiye P network mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2020. Urumva ko yayirushije umwaka umwe, urumva ko wenda twavuga ngo P network ni mukuru wa B network cyangwa zaje ari mining zikurikirana. Ariko kugeza uyu munsi wa none iyi mining ya B network umubare nyamwinshi akunda kuvuga ati ni mining yamaze kuba scam, ariko uyu munsi wa none hari amakuru agenda trending yandikwa n'ibinyamakuru umunsi ku munsi. Mujye munakora research cyangwa narebe kuri platform zikunda gutambutsa amakuru agendanye na za cryptocurrency. Iyi mining ya B network nta kabuza ishobora gutanga amafaranga mu minsi mike. Uyu munsi wa none turasabwa iki nk'aba miner cyangwa nk'abantu bakora mining ya B network? Uyu munsi wa none hari uburyo ki bwo gukora minage cyangwa gukora mining, no ku muntu wenda ushaka kujoininga mining uyu munsi wa none. Gukora mining ni ubuntu, nta gishoro na gito bisaba, just ufungura cyangwa uteresharija application muri Play Store yawe. Ukeneye referral code cyangwa invitation code wakoresha nkuru Jonas nta kibazo, cyangwa ugakoresha referral code y'undi muntu wenda waguhereje link. Icyo ni kimwe. Hanyuma uyu munsi wa none ama KYC aratangwa pe, ama KYC aratangwa kuri iyi projet cyangwa kuri uyu mushinga wa B network. Hanyuma hari n'uburyo ki bwo gukereya icyo twakita wallet cyangwa ububiko bw'amacoins, kubera ko nuza ugakanda hano hasi cyane kuri wallet ubona ko harimo uburyo ki bwa send, uburyo ki ushobora kuzohereza izo coins zawe uzohereza nko kuri external wallet cyangwa kuri exchange runaka. Ari uburyo ki bwo kwakira bwo kuzuga kopi ya wallet address, ari uburyo ki bwo kuba waswapinga ya coin, wenda nk'urugero nimba ari Bitcoin ukayiswapinga muri USDT cyangwa muri Ethereum cyangwa mu BNB, byose bigize ute biri mu uyu munsi wa none. Rero ubwo ikibazo cya wallet cyo gisa n'icyakemutse, kandi mujye munibuka ko kugira coin byibura ilisting cyangwa ishire n'umushinga hanze nuko byibura nka 3/4 cyangwa byibura nka 80% by'abayuza b'iyo project uwo mushinga byibura waramaze gupasinga icyo twakita ama verification cyangwa ama KYC. Okay, so uyu munsi wa none rero twavuga ngo mu by'ukuri hari uburyo ki bwo gucreate wallet, n'uburyo ki bwo gukora minage, n'uburyo ki bwo gupasinga KYC. Hari abazihawe, hari n'abatarazihabwa, n'abandi muze gukora update y'amapplication yanyu, kubera ko ari igihe ukora update ugasanga wakinjira mu buryo bwa muri system ya KYC ugasanga KYC wagize ute warayihawe. Kandi hari n'akandi karusho cyangwa ubundi buryo kuba team ya B network ya update nzano muri application ya B network yasizemo uburyo ki bwa AI assistant. Ushobora kugenda ugachatana AI ukabaza wenda uko gatese listing date coin ni ryari, ese umushinga ugeze he, ese wundi umushinga ugereranyije naho wavuye naho ugeze uyu munsi wa none, ese ari icyizere kigaragara cyangwa ari icyizere cy'uko umushinga uzadereza amafaranga. Ubwo buryo burimo rwose, ushobora kuza ukagira ute ugacata na AI yashyizwemo hano na system cyangwa na kuwa team ya B network. Uyu munsi wa none kuri X cyangwa kuri platform zigiye zitandukanye usanga hari amakuru ari kugenda trendinga bivuga ko iyi coin ishobora kuba listed kuri OKX, kuri Binance. Nuza kujya kuri izo platform rwose uraza kugira ute kubisangamo. Yego uyu munsi wa none iyi coin imaze imyaka, twavuga ngo ni imyaka 6, kubera ko nkuko twatangiye tubivuga yaje ikurikiranye na P network muri 2020. Okay, so hanyuma nimba uri mushyashya akari bwa mbere ugeze no kuri Mbarusha Mining TV, nakubwira ngo kanda kuri subscribe, ufungure inzogera kujya tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV ya uploadinze video kuri YouTube, iyo video
uyibonere mu bantu ba mbere, nimba ari amakuru wicare ufite amakuru. Hanyuma dufite Mbarusha Mining TV ndetse na Mbarusha Empire. Mu minsi iri buze kuza kuri Mbarusha Empire naho turajya ducishaho updates zigiye zitandukanye. Ubwo nababwira ngo ushonje cyangwa dushonje duhishiwe, icyo usabwa uyu munsi wa none ni ukwicara wakanze kuri subscribe kugira isaha Mbarusha Empire yatangira gukora, ukajya ubonera updates ku gihe. Hanyuma reka ngaruke no ku bantu bakeneye amacoins agiye atandukanye. Ushaka kuba ukeneye Sidra, ushaka kuba ukeneye Ruby, ushaka kuba ukeneye P-coins cyangwa n'andi macoins, ushaka no kuba ufite ayo macoins mvuze, ukeneye amafaranga, byose bigize ute birashoboka. Urebe muri commentaire z'iyi video urabonamo nimero nkoresha kuri WhatsApp ndetse na channel ya WhatsApp group, ubijoininge uze tujye tubana umunsi ku munsi. Hanyuma iyi mining cyangwa uyu mushinga wa B Network mu by'ukuri nabwira ngo uyu munsi wa none wakora mining ugafungura wallet. Waba ufite ikibazo wenda ushaka kubaza, ushobora kukibaza muri groupe za WhatsApp cyangwa ukaza hano muri mining ukajya muri AI assistant cyangwa muri setting birimo rwose ukacata cyangwa ukabaza AI assistant. Ubwo uri kucata na system iba yarabyapudetinzemo ibibazo n'iki n'ibisubizo, hanyuma nawe ukicara ufite amakuru cyangwa ukicara uri informed. Cyane ko iyi coin mu by'ukuri twavuga ngo igihe imaze mining ikorwa ni kinini, ntabwo ari cyo gihe twavuga ngo nicyo gihe wenda gisigaye ngo coin cyangwa umushinga utange amafaranga kabone, kubera ko izi aba ari free mining nka za P Network, za Sidra, za Ruby mining n'izi za B Network ndetse na za Delta. Niyo coin yahagurukira ku idolari rimwe cyangwa kuri 0.5 by'idolari, niyo yahagurukira kuri 0.1 cy'idolari, uba ugomba kwakira mu mafaranga kubera ko abari free mining. Nta gishoro na gito warasabwa uretse umwanya wawe cyangwa time ndetse na telefone. Rero nabwira ngo iyi mining ya B Network kugeza uyu munsi wa none ntacyo nayishinja pe. Mukore mining cyangwa dukore mining, hanyuma dutegereze kuwa team ya B Network turebe ko hari update izaduhereza wenda next month cyangwa mu minsi iri imbere, cyane ko n'izindi platform cyangwa n'ibindi binyamakuru bigenda bivuga amakuru kuri cryptocurrency byatangiye kugira ute kwandika kuri iyi coin cyangwa kuri iyi mining ya B Network. Ciao ndabakunda cyane bakunze ba Mbarusha Mining TV and Mbarusha Empire.